What's up, Kigali? Concerns with your boy, the bottom the baddest one and only, the champion boy. Why I say, Amajepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba. This is your boy, the champion, writer. Yeah. Writer, what about me? Congratulations, neza cyane tanu kwa tanu. Reka nizere ko meze fresh sana, nizere ko meze neza byatari. Kambaye rizikaze kuri Kejar Trans 250 irimo arakoze subscribe uri umuntu w'umugabo nawe kandi utarakora subscribe ukora subscribe share comment and likes man muri abantu badanje rero muri abantu bahatari hanyuma rero uyu munsi ndumva ngarutse ni mavuta meza ndumva ngarutse meze fresh sana tuza kuganira kuri byinshi bitandukanye kandi nshimira abantu bajya bamiriza ibitekerezo byanyu ni fresh kandi biranyubaka namwe karenyine ibitekerezo byanyu right hanyuma rero uyu munsi turi tariki 24 twitaki 24 hari byinshi biri ku muhanda hari byinshi biri kuvuga yinshi agiye atandukanye mbaje ngo tubiganireho updating buri trends yose iri gutrendinga nk'utemo mu bambere kabisa niba ushaka amakuru agezweho ushaka buri kimwe cyose cyatari nugace ku ruhande utemenye ibyari byo right hanyuma rero ntago ndi butinde mu magambo cyangwa se bwize mu magambo reka tujye ku cyatuzinduye right hanyuma rero reka dutangirane na Kevin Kade murabizikari w'umuhanzi muri iminsi yo gutrendinga nyuma y'indirimbo ashyize hanze yitwa Sikosa indirimbo ikamaje kuza 5am urumva ko indirimbo imaje kugira views zirenga miliyoni 5 ni ibintu bya danje uri mu myaka 2 ishize iyo umuntu yageraga 5am 1am yaraselebraga so rero indirimbo yitwa Sikosa imaje kugira 5am iyi ndirimbo isa nkaho yahinduye byinshi cyane ku buzima bwa Kevin Kade uyu muhanzi rero akaba ari gutaramira mu Bugande ari gutegura igitaramo azakorera mu Bugande urumva ko ibyo gushimirwa ibintu byatari uyu ni umuhanzi ukomeye cyane ikindi kandi nuko biri kuvuga ko ari hafi gushyira hanze indirimbo ari kumwe n'uwitwa Alikiba mu kiganiro cyabanje nayo babwiye ko ari muri Tanzania ari muri process cyangwa se biteganywa ko ashobora gukora indirimbo n'umuhanzi umwe muri Tanzania ariko byamaje kugaragara ko ashobora kuba agiye gukora indirimbo n'uwitwa Alikiba rero muramuzi cyane ni umuhanzi wakoze ni legend yakoze kuva kera yakoze indirimbo zitandukanye mu ndirimbo ya kera yitwaga Bent Kizwi arakomeza arakora ni umuhanzi muri legend muri Tanzania bivuga ko rero witwa Kevin Kade babagiye gukoranamo indirimbo ibaze nawe umuhanzi nka Kevin Kade ari kumwe na Alikiba ni ibintu byatari ni ibintu byo gushimirwa ni ibintu bya danje umuhanzi nka Alikiba ari kumwe na Kevin Kade ni umuhanzi mwiza ni umuhanzi ukora indirimbo zo mu club ni umuhanzi ukora indirimbo zikunzwe n'abatari bakeya byagiye bigaragara agiye gukora ama songs menshi atandukanye akunda n'abahanzi batandukanye ndetse indirimbo ze zirakinwa byatari so rero n'uwitwa Alikiba nawe nuko ni umuhanzi ukora indirimbo zikunzwe cyane muri Tanzania no muri South Africa muri rusange ni umuhanzi mukuru ni byiza cyane rero kubona umuhanzi nka Kevin Kade agiye gukora indirimbo yitwa Alikiba ni ibintu cyo gushimira cyane ni ibintu bya danje ni ibintu bya tari right hanyuma rero sibyo gusa kandi witwa Element LA murabisukura amaze igihe kitari gitoya ari muri Tanzania aho yari muri Crown FM nyuma yuko ari mu bitabiriye yitwa Glam Award nawe ashaka kuba ari mu bugomba kujya guhatanira akaba ibihangano byo biri gusuzumwa neza ngo biri ko yazagaragara kabisa rero uyu muhanzi urabizikara umuhanzi ukomeye akaba n'umuproducer mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uyu muhanzi ubwo yarari mu kiganiro muri Crown FM yabajwe ibibazo byinshi bitandukanye yagiye abazwa byinshi abazwa producing abazwa uburyo yakoze indirimbo yakoze indirimbo Davido ndetse n'uwitwa Wizkid rero yabajwe n'ikibazo umuhanzi mukuru cyangwa umuhanzi yemera the biggest artist in Rwanda right murabisiko minsi ishize yakoranye indirimbo yitwa Tiger B cyangwa se The Ben nyuma yuko yanatangaje ko byatesaga cyane avuga ko ari umuhanzi yakuze akunda ndetse amufana ari impamvu atatesha amahirwe yo gukora indirimbo nawe yirengagije ko yari muri 1:55 am avuga ko agomba gukorana ndetse n'uwitwa Tiger B rero bakoranye indirimbo yitwa Sikosa indirimbo nyine nziza cyane nimbaje no kuyabwiraho uyu muhanzi rero witwa Element akaba n'umuproducer abazwa ikibazo kigira ati se ninde muhanzi the biggest artist in Rwanda rero urumva ko ni ikibazo turi kwibaza twese se hagiye kuvuga Tiger B kukweze gutangaza ko yakuza amufana nk'umuntu kubarizwa muri 1:55 am kwa Coach Gael ese araza kuvuga nde Bruce Melodie bimeze bite
yavuze ko umuhanzi the biggest artist yavuze Bruce Melodie. Bruce Melodie niyo muhanzi yatangaje ko ari umuhanzi biggest in Rwanda. Ese wowe ubibona gute uri gukurikirana ikiganiro KJ 250 Trends, urabona bimeze bite? Ese koko uyu muhanzi Bruce Melodie niyo muhanzi wa mbere koko mu Rwanda? Dufite abahanzi benshi bakomeye, dufite abahanzi bagiye batandukanye. Bruce Melodie ni umuhanzi mukuru, ese niyo wa mbere, niwe number 1. Wowe ubibona gute? Element yatangaje ko ari wa mbere. Ubona nka Tiger B ni umuhanzi mukuru ndetse abantu bafata nk'icyitegererezo. Tugendeye ku byagiye bivuga kuri no mihanda, uwitwa Tiger B cyangwa se n'ibintu byagiye byo kumugeranya na Bruce Melodie. Uwitwa Green P ni murumuna wa Tiger. Yize kubazwa hagati ya Bruce Melodie n'uwitwa Tiger, uwo yafana cyangwa se uwo akunda atagiye ku marangamutima yuko Tiger B ari umuvandimwe we. Atangaza ko uwitwa Bruce Melodie ubwe yafanaga Tiger, ndetse back in days no kugira ngo Bruce Melodie agera ahantu babaga bari byabaga ari ibintu byatari. So bivuze ngo uwitwa Bruce Melodie nawe ubwe ni umufana wa Tiger B. Aravuga ati kubw'ibyo rero niyo mpamvu njyewe navuga ko umuhanzi mukuru ari Tiger B. Tuneje ku bwa Green P, witwa Tiger bavuga ko ari umuhanzi wa mbere nyuma yuko atangiye gutanga ibikombe cyangwa se ibikombe ku muhanzi witwaye neza. Witwa Tiger B niyo muhanzi wa mbere watwaye igikombe cya Best R&B muri Salax Award, kandi harimo abantu benshi bagenda babihatanira ariko yagitwaye imyaka 2. Ni umuhanzi nyine wa mbere. Tiger B afite amateka menshi cyane ku muziki nyarwanda, niyo muhanzi watwaye igikombe bwa mbere. Uyu muhanzi yagiye kuri ibitaramo bigiye bitandukanye. Murabizi ko Tiger B mbere y'imyaka myinshi cyane yajyaga aza muri Iwacu muzika, yajyaga aza ari umuhanzi mukuru, kandi abahanzi ba Bruce Melodie babaga barimo, wakaza nk'umuhanzi mukuru w'igitaramo. Icyo gihe yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tiger B urumva ni umuhanzi mukuru kandi ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, ariko witwa Element yatangaje ko the biggest artist ari wo bita Bruce Melodie. Rero muri comment igitekerezo cyawe uko byumva babikenewe, wandike muri comment tubwire ati se koko witwa Bruce Melodie koko ni biggest artist in Rwanda? Why I say urambwira igitekerezo cyawe umve ukuntu bimeze. Hanyuma dukomeje, witwa Baba Experience. Murabizi ko Baba yiretse gukora igitaramo cya Danje gikora muri Kigali, cyitabiriwe n'abatari bake, habiremo ibitangaza byinshi cyane, aho Baba yagaragaje ko ari umuhanzi mukuru, aho yakoze ibintu byinshi birenze. Yagaragaje ko umuziki ugendana na dance, umuziki ugendana na dance, right? Yazanye ababyinnyi benshi ku rubyiniro, barabyina bashimisha abantu, ndetse abantu habaye ibintu byahatari. Platini P ni umuhanzi wahoze ari muri Dream Boys, igihe kiza kugera atangira gukora wenyine. Platini P ni umuhanzi navuga ko utigeze ucika intege muri industry, yakomeje ari umukozi cyane, kuko nyuma yo gutandukana na Dream Boys byavuzwe ko ashobora kuba agiye kuba yareka umuziki. Byavuzwe ko ashobora kuba bitari bimeze neza nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko yarongera agaruka cyane, agaruka mu gice cye cya kabiri, aho yakoze indirimbo nziza cyane yitwa Veronica, atangiye gukora wenyine, birakunda kandi biremera. Uwitwa Platini P na Nisari muhanzi bakuru bameze neza cyane. Uwitwa rero Platini P utagicika intege ukora cyane, nyuma yuko yakoze Baba Experience yateguye igitaramo cye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA. Ari gutekereza ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanze bikunze agomba gukora igitaramo, kandi igitaramo agomba gukorayo tugomba gukora igitaramo cya hatari. Baba Experience ashaka kujya muri Amerika mu rwego rwo kongera abafana ndetse n'abakunzi be muri rusange, kugira ngo asa nk'utere ataremere n'aba diaspora muri rusange. Rero ari gupanga rero kujya muri USA cyangwa muri Amerika gukora igitaramo. Ibi rero bisobanura iki ku muziki nyarwanda? Ese ni iki bivuze? Ni iki bisobanura? Bisobanura ko umuziki wacu utakiri analog, utakiri umuziki wo mu Rwanda gusa, kuko zigatubona byinshi bitandukanye. Bruce Melodie butuvugana, murabiswe ko barizwa muri Canada, ahagiye gukora ibitaramo birenga 4 bigira muri 4 mu mijyi itandukanye, Ottawa, Vancouver n'ahandi henshi hatandukanye. Noneho urabona witwa Kevin Kadina urumva ko agiye gukora international artist, agiye gukora international artist. Ni ibintu byahatani, ibintu tugomba gushimira. Murumva ko witwa Element biravuga ko ashobora kuba agiye kujya mu bataramo mu baharanira muri Grammy Award, ibintu byahatari. So rero umuziki wacu uri bigaragara uri kuzamuka bitandukanye na back in days, aho umuziki
umuziki wacu wari mu Rwanda gusa bisanzwe, ndetse ibintu ni ibintu byatangiye kuva kera. Hari abahanzi nka kera tuzi urugero nka Urban Boys nibo bantu bagiye guhatana, bagiye gukora ama featuring cyangwa se gukora ibintu international, habajyaga Uganda bagakora na Wizard Radio, ndetse bigize no kujya muri Nigeria bakora nitwa Iyanya, n'ibintu byatari byahoze kera. Rero abanzi bashaka gupushinga music. Ese ubundi mwebwe mubona gute, mubona gute abahanzi ba kera twemera nk'aba legend iyo baza kuba n'isaha bagihari? Urugero nka Urban Boys iyo baza kuba bagikora nka group, urumva bagiye bakora ama international kabisa, bajya kuri ibintu byinshi bakajya hanze, iyo bakiri kumwe. Ese byari kuba bimeze bite, muzigera kuba ugeze hehe? Ese Urban Boys bari kuba bagise ku ruhe rwego? Ibitekerezo bari ibyanyu, bajye ibitekerezo byanyu kugira ngo ibintu bigende fresh sana, bajye ibitekerezo byanyu kugira ngo ibintu bigende neza. Rero Baba Experience hari byinshi bisobanura rero ku muziki nyarwanda muri rusange, ni ibintu byatari. Urumva ko ni ibintu dukwiriye gushimira, ni ibintu dukwiriye kuvuga ngo byanga bikunda, ni ibintu tugomba guhereza respect. So rero ntabwo nareka nanone kubabwira ko witwa Fata ku mavuta nyuma yuko ari gushinzwe byinshi bitandukanye, kuvuga nabi kuri social medias ndetse n'ibiyobyabwenge n'iki. Ubu tuvugana dossier yamaje kugera mu bushinjacyaha. Ibisobanuye iki rero mu bushinjacyaha? Okay, mu bushinjacyaha rero ubwo ni ukuvuga ngo gutegereza kuburana cyangwa se nicyo niko nabyita. Ubu dusegeze ku bushinjacyaha. Witwa Fata ku mavuta rero utarewe cyane no gukomeza kumusengera, Imana ikamufasha tukareba ubugwani. Hanyuma rero ntago nanone reka kubabwira witwa Clapton Kibonke amaze iminsi agaragara nk'ari Dubai. So rero ukuntu ari gustralinga mu kanya nabonye Clapton Kibonke asa nkaho ari kugaruka mu rugo, ndatekereza ashobora kuba yanahageze, avuga ngo azana amasafuriya cyangwa se azane kamera. Icyo babwiraga murakizi. Clapton Kibonke rero nawe tutazi icyo yari arimo gukora cyangwa se gukurikirana, ariko byanga byakunda ibintu byiza cyane cyangwa se n'ibintu bya fresh sana. Hari icyo babiri gufasha cyangwa ari kugaragaza muri sinema nyarwanda, cyane cyane ko Clapton Kibonke ari umukinnyi wa filime ndetse mwiza cyane, akaba n'umukomedian ndetse uzamura talent nyinshi. So rero amaze iminsi ari Dubai, yagaragaye mu ndege ari kugaruka, rero ari guca inzara n'amenyo avuga ngo izi nzara ntabwo zigeze imbere mama we, ndetse aravuga ko ari buzane amasafuriya cyangwa se akazana kamera. Ubu Clapton Kibonke rero ntekereza ko nawe ashobora kuba ari mu bantu bari kuza, cyangwa se akaba ndetse yanahageze. Urumva rero ni ibintu byo gushimira cyane, ibintu byatari. Hanyuma rero nyuma y'imyaka tutakira Miss Rwanda, ariko haje icyitwa Queen of Diva rero twabyita nka umwamikazi Award of Diva. Umwamikazi wa niyabyita abaslay nyine abamikazi tu, the queen. So rero ubu ngubu turi kwitegura queen rero akaba arimo abantu bagiye kuri 5 babaye selected, bakaba tugomba gushakamo ugomba kuba queen. Biraza kuba cyane vuba, biterenze ko no kwezi turaza kuba turi kwakira queen. Queen rero harimo benshi batandukanye, nagiye mbona benshi batandukanye bari guhatanira icyo gikombe. Urumva ko ni ibintu byatari ko tugiye kwakira Queen of Diva, aho harimo witwa Vanessa. Vanessa arimo mu influencer mwiza cyane. Dufitemo Shadibu. Murabizi ko Shadibu nawe ni mukuru cyane muri no mihanda. Shadibu ni umuntu wa hatari, Shadibu ni umuntu wa danger. Shadibu ari mu bantu bafite platform zikomeye cyane, akurikiranwa n'abantu benshi kuri Instagram ye. Eske nawe ari mu bantu baharanira Queen of Diva. So rero ni mama birwanyeho, mama w'abana babiri, mama nkunda cyane kabisa, watwitse akanyuzaho, mama wa Hollywood positive. Yakoze byinshi bitandukanye, asanga yafashe industry ayifata ifana ku rwego rumwe ishyira ku rundi. Ni ibintu byatare kandi ni byo gushimira. Rero Queen of Diva akaba ari mu bahatanira muri Queen of Diva, akaba ari mu bahatanira iki igikombe cyiza cyane kirimo abamikazi batandukanye. N'ubwa mbere baye mu gihugu cy'u Rwanda, n'ubwa mbere tugiye kuba twagira Queen of Diva muri no industry. Ese biraza kwakirwa gute kuri mihanda? Ese social media yacu iraza kwimeze gute? Ese ibintu byiza byo gushimirwa ko tugiye kwakira umwamikazi. Hagaragayemo rero witwa Swala Response, hagaragaramo witwa Nadia Umutesi, n'aba influencer bakomeye cyane kuri social medias. Ariko comment z'abantu zagiye zivuga se hari abantu benshi cyane, hari benshi cyane tuzi nk'abamikazi bagomba kuba bagomba kugaragara muri no top 5. Ese bagende kuki baselectinga?
abantu bagiye babyibaza cyane, hari abantu bagomba kuba bagaragayemo hano batigeze bagaragaramo, abantu bateye comment se ko tuzi ari influencer benshi cyane, uwitwa nk'Ariya Cool ni umwamikazi tuzi cyane ukomeye kuko yatigeze agaragaramo cyangwa se tabaye selected. Ni umuntu ukurikiranwa, muramuzi, akora byinshi bitandukanye, akaba influencer, akaba umukinnyi wa filimi, ndetse bavuga ko yakaba yagaragaye muri no top 5 cyangwa se abari guhatanira Queen of Diva. So gusa kandi ni benshi tuzi witwa Melodie Queen udakunda kugaragara cyane, nawe ni umuntu agomba kuba selected nk'umuntu ukurikiranwa cyane kuri social media ze. Ese abantu bakibaza se n'ukubera iki uyu Melodie Queen atagaragaye muri Queen of Diva? Ni benshi cyane aba influencer, n'abakobwa benshi cyane witwa Kiza Teliski, n'aba influencer beza cyane bagomba kuba bagaragaye muri Queen of Diva. Ntago wenda abantu ari kwibaza impamvu nicyo bagendeye bavuga ati se n'ukubera iki, se bagendeye kuki bahitamo witwa Queen of Diva. So rero mu gihe tutegereje kumenya Queen of Diva, abantu bari gutorwa cyane muri iyo awards aho tugomba gushaka divas. Noneho ubu ngubu ni ugutora tukamenya ibyo ari byo, tukamenya wagwana. Mu gihe tutegereje kumenya rero Queen of Diva, ni ibintu bari ku nshuro ya mbere mu Rwanda, reka tubishimire cyane. Alright, ikindi kintu kiri kuvuga ku mihanda cyangwa ikintu kiri trends nuko turi kwitegura igitaramo cyangwa se urabizi ko witwa Yvan Buravan yakoze album yitwa Twaje, ndetse yitabye Imana tumbwira ngo rest in peace, akomeza kuruhukira amahoro. Aho hawe iminsi 3 kugira ngo Yvan Buravan ibikorwa bye cyangwa se gushimira ibirwi bye, ibyo yagezeho ndetse n'ibyo yakoze. Hazaba abastar benshi batandukanye, abantu bavuga ko cyangwa se ndetse n'abastar bavuga ko tugomba gushyikirana tugakundana mu gihe umuhanzi akoze ibintu, akoze ibikorwa agatabaruka cyangwa se agapfa akitaba Imana atari ibyo arakora. Ni byiza ko tubisohoza tukabikora. Yari afite projet nyinshi, rero niyo mpamvu abahanzi bishyize hamwe baravuga ati tugomba gukora iki kintu kuko twese kiratureba. So ni ibintu bigaragaza umwuka mwiza muri industry, ni ibintu bigaragaza umwuka mwiza muri ibintu bintu dukomeje gukora, cyane cyane ko urukundo nicyo kintu cyatuma tugera ahantu ha danger, nicyo cyatuma umuziki wacu ugera kure. Murabona ko muri iyi minsi aba ariho amasaga, amadrama. Muri iyi minsi kugira ngo umuntu akore music training bisigaye bisa gukora ibintu bimeze nko gutwika nka back in days. Ntago twigize tubibona ko se mubona gute umuziki wacu iske ugomba kurangwa n'ibintu byo gutwika gusa, cyangwa se tugomba no kugaragaza ibikorwa byacu, tukagaragaza ibikorwa bimwe dukora, tugakundana, tugafashanya kuruta uko twatwika cyane kuruta uko turi gukora. Rero Yvan Buravan rero biteganyijwe ko umuntu uzabasha kugera kuri Beka Arena azabasha kwipimisha kanseri ku buntu. Ni amahirwe abari kugenda agaragara, n'izindi project nyinshi bazahaza bari abahanzi benshi batandukanye. Murabizi ko witwa Yvan Buravan umuntu cyane wibandaga kuri gakondo, ndetse yatwaye n'igikombe, yiteze gutwara igikombe yakuye mu France nk'umuhanzi w'umunyarwanda ukora gakondo neza. Rero Yvan Buravan rero biri guteganywa muri Beka Arena, azaba ari byamure byinshi bitandukanye. Nabonye yitwa Kevin Muyoboke n'abandi benshi cyane batandukanye bazagaragara muri iki gitaramo, bamwita Yvan Buravan. So rero hari umuhanzi rero nanone uzwi cyane uri international, bamwita Burna Boy. Burna Boy rero yarakora igitaramo kimeze n'ikiza cyane muri Los Angeles, aho yajyanye na mama we, ndetse ari kumwe n'umuhanzi ukomeye cyane witwa Akon, mu legend, nawe yakoze akazi katoroshye muri industry, yakoze byinshi bitandukanye. Rero yagaragaye ku rubyiniro, ndetse anagaragara ari kuri indirimbo atarasohora yitwa No Fly Zone. Iyi ndirimbo ntago arayishyira hanze, yayirimbye bwa mbere ari muri icyo gitaramo. Avuga ko indirimbo nziza cyane ndetse ikomeye. Witwa Burna Boy rero abari kumwe na Akon ndetse na mama we umubyara, bagaragaye muri Los Angeles, akaba ari gutegura gushyira hanze indirimbo yitwa No Fly Zone. Hanyuma nanone dusimukiye gato mu baturanyi aho bita muri Kenya. Muri Kenya turi kwitegura umuhanzi mukuru, umuhanzi wa hatari, umuhanzi ukomeye, bamwita Sean Paul. Rero ni umuhanzi uririmba dancehall, akaba ari umuhanzi ukunzwe n'abatari bake. Rero ubwo yarukaga muri Kenya mu 2004, yarukaga muri Kenya mu 2004 nabwo yaruka gukora igitaramo. Nyuma y'imyaka 20 rero baye ngombwa ko agaruka. So rero aje gukora igitaramo, avuga ko ari ibintu bya hatari, ni ibintu abantu bifuje nk'ibintu yakoze imbere yo myaka 20, bifuza ko yagaruka gukora igitaramo muri Kenya. So rero hasohotse amatike. Ikintu cyabaye rero, amatike bayaguze nk'abagura amasoko, ako kanya agisohoka yahise ashira. Ni ibintu rero byagaragaje ishusho nziza cyane, ni ibintu byagaragaye ko Sean Paul akunzwe muri kiriya gihugu, ndetse bamusabye ko yakora ibindi bitaramo birenze kimwe mu gihe yaje muri Kenya, kubera ko afite abakunzi batari bakeya. Byagaragaye ko ari umuntu mukuru cyane ukunzwe ndetse muri Kenya. So rero turi kwitegura kuba
twakakira Sean Paul muri Afrika, ni ibintu bya hatari, ni ibintu bya danje, aho azaba ari gutaramira abanyakenya n'abandi babyifuza muri rusange bazabasha kujya muri icyo gitaramo. So witwa Tyler yagaragaye yivugira ko imyaka amaze experience yatanze, yavuze ko amaze imyaka mu muziki itari myinshi, ariko ku myaka ye 22 ari kugenda agira experience nyinshi cyane mu muziki we, kubera ko Tyler avuga ko kuba umuntu yaba mukuru ntago bisobanuye ko ari byo bisobanuye ko ari umunyabwenge. Yavuze ko we ari gukora cyane byagutse kubera ko akomeje gukora umuziki. Ibyo bivuze rero ubwo yari ari mu gitaramo cye, uyu yagaragaye cyane abyina ku rubyiniro, nawe yishimisha abatari bakeya, atangaza n'icyo kintu, avuga ko ari kugenda akura, ari kugenda amenya uburyo yakora stage ze mu buryo bwiza kandi bumeze neza. Right, hanyuma rero Barack Obama wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaye ubwo bari kwamaza Kamala Harris, umukandida uri kwiyamamariza kuyobora USA, ari kuri indirimbo Eminem. Ibintu byatumye abantu bavuga byinshi bitandukanye, ibintu byatumye abantu batungurwa. Umuntu nka Barack Obama yagiye agaragara mu duteno twinshi dutandukanye, agiye agaragara nk'umubasketeri ukomeye, yajyaga ajya gukina amakipe atandukanye, yongeye kugaragara kuri indirimbo ya Eminem. Iyi ndirimbo yitwa Lose Yourself, indirimbo nziza cyane ya Eminem, byagaragaje umwuka mwiza cyane. Hanyuma rero inkuru yindi tunagana no ku musozo, ntago naka kubabwira ko uwitwa Idris Elba ni umukinnyi wa filimi ukomeye umeze neza, wakoze akazi katoroshye. Idris Elba akinye amafilimi agiye atandukanye, bamuzi muri The Wire, season nziza yakunzwe, ndetse na filimi yo mu Rwanda akinye ndatekereza Jenoside, nziza cyane imeze neza. Rero nyuma yuko uyu mugabo nubwo yakuriye London, ariko ababyeyi be nabo muri Afrika, aho mama we yavukiye muri Ghana ndetse papa akaba ari muri Sierra Leone. Rero yifuza ko ku myaka ya 52 yifuza kuza kwibera muri Afrika mu rwego rwo guteza imbere sinema. Ari wari kubaka inzu ya studio aho bita Okra ndetse na Zanzibar, kugira ngo azebire muri Afrika ndetse ateze imbere sinema nyarwanda. Ibyo rero abivuga iki, atekereza ko gukora filimi abantu tugomba kwikora story zacu nk'abantu tuzirimo, nicyo cyifuzo yifuza cya mbere. Murabona ko ntago biba byoroshye, inkuru zacu zikorwa n'abanyamahanga cyangwa se n'abandi bantu. Yifuza ko rero twaza tugakora twebwe, tukayikorera inkuru yacu, tugakora ibyacu, inkuru ni zacu tukazikora, byaba ari byiza cyane, byaba ari fresh sana, ari twe twikora inkuru zacu muri rusange. Rero Idris Elba nk'umupapa mukuru cyane twemera, imyaka ya 52 ari gutekereza kuza kwibera muri Afrika, ndetse yavuze ko impamvu ya mbere ari iyo ngiyo, ari uko ashaka guteza imbere sinema yo muri Afrika, inkuru zacu tukabasha kuzikinira, ngo byaba ari byiza ndetse byagaragaza ishusho nziza. Right, hanyuma rero ubundi utarakora subscribe, utarakora share, utarakora comment, nyamuneka bikore vuba kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza nk'aya agezweho. Nje rero banyita the bad man, the baddest one and only, the champion boy. Ikambabwire ko turi kumwe uyu munsi, tubonane ku munsi w'ejo cyangwa se mukanya. Hasta la vista, hasta mañana, ciao ciao.